umwami w'icyubahiro, kwicisha bugufi, akaganduka, agafata akamero k'umuntu, ndetse si umuntu gusa, umuntu w'umugaragu w'imbata, aca bugufi, apfa urupfu rubi, urupfu rw'igitambo, urupfu rw'impongano y'icyaha cyacu, arazuka amaze kutubonera gucungurwa kwiteka, gukiranuka kwiteka. Iyi niyo mirimo buri munsi dutekereza, niyo mirimo tugenderamo, niyo mirimo twishingikirizaho, niyo mirimo ye twiringira, niyo mirimo ye twisunga, niyo mirimo ye turangamira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amen. Turayibatuye. Ibi ntabwo ari byo ku cyumweru gusa, ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni umwana w'intama turya buri munsi, ni igitambo turya buri munsi. Rero tubatuye imirimo y'umwami, niyo mano igutunze, niyo mano intunze. Amen. Niyo mano intunze, niyo ndiriye, kuko jyewe ndi rya tungo ryuza. Muzi yuko mu nyamaswa zizira habaga harimo inyamaswa zitagira gute, zituza, kuza. Kuza. Kurya abantu wenda bashobora kudukurikira bakiri bato batazi kuza. Ubwo barushije ikinyarwanda nagira icyo nakirata. Ariko si ikinyarwanda nawe urakizi. Nese abafite imyaka 10 ntukibarusha cyangwa 15. Nk'inka iriye ubwatsi iraburya. Yego. Irarisha. Sibyo? Uyizirisha. Ya pase nawe atankosora. Izirisha nizijya ku gasozi. Ubu nta nkirisha akenje mu kiraro. Okay, hari izirisha nkeye. Yego. Ariko burya yishiriye ubwatsi mu kiraro ntagirisha. Iraburya. Okay, akunda kamisho nk'iryo ubwatsi. Bayigaburiye muri make. Kuko bayigaburira. Yigaburira irarya. Turi kumwe n'umworozi. N'umutunzi. Nawe ndagukosora. Ngo ndi umworozi. Umutunzi. Yego. Ubwo nabwo tuzarekera aho bitandukanye. Ruvuga ngo inkirarisha. Sibyo iyo yarishije cya gihe mu gasozi. Yigeze mu rugo imaze gutuza neza. Uwo munyeshuri Bernard urimo kuvugana nawe. Iratangira ikuza. Niyo mpamvu rero niyo waravuze uti ndi inyamaswa itazira yuza. Kuko nibyo abantu buriya Imana ishira umuntu hariya hafi Rwamagana ejo yarampamagaye avuga ati narabakurikiye nizere ko adukurikiye Karenge ni Karenge maybe ako ni mwince za Rwamagana hako kumuyumba Muyumba ni za Rwamagana. Yes aravuga ati narabakurikiye maybe bashaka ko bwe yadukurikiye bwa mbere avuga ati narishimye cyane kabisa ikiganiro cyanyu nizere ko n'uyu munsi turi kumwe. Ariko icyo nanjye kuvuga ushobora kumva ikiganiro uyu munsi ku cyumweru hanyuma ejo ukaba urimo wuza. Ukaba urimo bya bindi babambwiye nawe ugasubira no muri Bibiliya ukumva koko ibyo twavuze ko ari byo. Sibyo uko niko waruvuze. Indirimbo wari ushyizemo yanshimishije. Ngiye nakuyemo abandi hari ibyo bakuyemo. Nakuyemo ka kantu k'iminyago. Iminyago. Ndi umunyago wa Kristo. Kuko ikinyarwanda baracyo kirakomeye. Sibyo iminyago ntabwo biba byari ibintu byawe. Biba ushobora kugenda ikintu cyari kiri mu maboko ya runaka. Sibyo ukakimwambura. Sibyo iyo rero tubwiye abantu ko ntitukiri mu maboko ya Satani nta n'ububasha kidufiteho. Niba Satani akigufiteho ububasha ntabwo Yesu ntabwo uri mu minyago ya Kristo. Ntabwo uri mu minyago ya Kristo. Hari n'ibintu tuba tubibona na actualite ziriho ubu ngubu. Sibyo niba yes reka mbyihorere niba Satani akigufite. Sibyo ntabwo uri umunyago wa Kristo niba kigufiteho ububasha kuko namaze Yesu akimara kutunyaga. Sibyo tubaye iminyago ye okay afite yanyaze Satani. Sibyo akoresheje iyi ntwaro umusaraba. Amen. Kuko mu Bakolosayi ibice 2 paste uganganiye kuguha akanya nawe usuhuze. Yego. Ariko banakumvishe mu Bakolosayi ibice 2
umurongo wa kangahe kandi nahasomaga mu kanya 14 avuga ko yamwibuze yego kandi amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi urumva abo yanyaze sibyo ni Satani twe duhinduka umunyago wamaze kumunyago wa Kristo rero kiriko niba utazi uwo muntu imbaraga ze niho ushobora kugira ubwoba kuwo yakunyaze ashobora kuza Satani nawe akatunyaga Kristo kuko Kristo ni umunyembaraga niba rero niba uri umunyago w'umunyembaraga ntushobora kugira ubwoba kuwa kunyaze ashobora kuza kuhagukura abantu babyumva icyo kintu abantu bo batinya Satani iyo mu rusengero banamuvuze n'uwari usinze ahita akanguka n'izina rya Yesu ariko muri uwo mwanya wo kuvuga ngo tujye kwirukana imbaraga z'umwijima n'uwari usinziriye hari n'abafatanya ibintu bakamukubita Pastor ngaho suhuza abantu arakoze cyane ndasubukura ni hashishwa Venuste muri kumwe nuko babivugaga ntabwo tujye inyuma y'ibyo bariho bababwira umwuka n'umwe ibitwuzuye ni bimwe ubu turi mu butsinzi turi mu murimo w'Imana bw'atunyaze ubutsinzi bw'atunyaze cyatwaratsinze turi mu murimo w'Imana uwo yubatse kugira ngo twebwe tuwugenderemo ariko rwa rupfu ese ntibavuga ko natwe ubwacu turi umurimo w'Imana nkatwe ubwacu turi umurimo w'Imana ubu rero iyo tuvuga gutya hari igihe akamfatanye n'abateranye uyu munsi baduteze amatwi yego ku muririmbyi yavuze ngo ntabwo nzarambirwa kubaririmba iby'urukundo rwe nuko yababajwe ngo yanyeneye nk'inshuti ye kunyemera nk'inshuti ye nuko yaramvanye muri wa munyago Bernard yavugaga akanzana kugira ngo anshyire mu rwuri rwiwe ubu rero turi mu rwuri kandi uru rwuri Bernard aravuga ngo ntabwo zikirisha ngo ziragaburirwa genda gusa yari yihisha n'igaburirwa byose bishira mu byose ni okay byose biruzi byose ni ubu rero turagira ngo ubwo burya inka iri ku gasozi irarisha cyangwa se kwa kundi bayigaburira irarisha nyuma yaho ikaza kuza ni ugufata bya bindi tigeze igera neza mu binoze ikajya ibigarura noneho ikabihekenya uyu mwanya rero turagira ngo baduteze amatwi n'ubyumva ujye ugeza n'igihe nabwo wuza ufate Bibiliya wivire mu ijambo ry'Imana maze wumve ukuntu Yesu agira neza yego wumve ukuntu agaburira abantu wumve imbaraga ziba mu iryo jambo kandi umaze gusobanukirwa neza n'urukundo rw'Imana ubwo yatangaga ubuzima bwayo ku bwawe yaratunyaze mu maboko y'umwanzi atuvana mu mwijima w'icuraburindi adushyira mu isanzure ry'umucyo kugira ngo tuwugenderemo ako kantu ko yakumvise mu isanzure ntabwo yadushize muri kabana murabona muri kakabani yadushize mu isanzure hari amagambo mwigeze musoma yo mu migani ivuga ngo ubwigenge bw'ikizu mu kirere aho hafite ubundi uwizera afite kamere y'ikizu ikizu ntabwo kiba hasi ikizu ni ikintu kiba mu kirere ni naho cyubaka kandi uko kirushaho kuba kure hejuru mu kirere niko kirushaho kureba neza hasi ku isi iyo gishatse kureba umunyago neza aho kumanuka kirazamuka nyuma kigahita kireba hasi neza iyo kije rero igihusha wanza ibizu bitakibaho mu Rwanda ni inyoni nini cyane yego yego uruva rero umwami wacu nawe ni nk'ikizu abo yabyaye rero uva nawe yabyaye utuzu iyo bikuze rero aho biba mu ijuru mu buryo bw'umwuka muri iryo sanzure ritagira iherezo. Hari ikintu pasiteri yaravuze ngo abantu nibumva nabo bagende umuntu muzima nawe aruza. Hanyibukije kera ntabwo abantu bazanye Bibiliya bwa mbere, ntabwo bashaka ko n'umuntu ayisoma,
ariko wanze ariko yari nini hari icyo gihe simbizi. Bavuga hano harimo amagambo y'ubwenge. Niyo mpamvu burya abenshi bivuga ngo abanyabwenge nibo bagombaga kubisoma. Okay, nanjye sinabayeyo cyane mu gaturika, reka kenshi mbere abantu baragendaga none bakajya kwa padiri bagasomerwa, sibyo, bakabarira ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo, bagasoma haragasingizwa Kristo, none bakazinga. Ariko ibyo ntabwo ni hafi hano mu Rwanda, ubwo padiri akazi no mu gihe cy'ubupapa hariya abamisiyoneri bataraza muri Afurika. Uburya uwasemye wa mbere Bibiliya ikura mu Kilatini akayishira mu Kidage, mu Martin Luther. Ariko imbere yaho padiri niwe wari uyifite abandi abasomera. Noneho okay, n'ubu ngubu nabyo byaje muri Afurika ni gake. Okay, joye nagiye ejo kwa gatanu kwa kane ndumva nagiye mu misa, hari impamvu yari tumye njyayo. Ariko ni gakeya ushobora kubona abakirisitu, sibyo, bafite Bibiliya. Abo babanza hari n'abatayitunze mu rugo simbizi. Ariko mu rusengero cyane plutôt mu kiliziya ntabwo ubona abantu bayirambira ati reka ture natwe ko ariko dusomera. Yasimbuka yahibeshya ni ibyo ngibyo. Nanjye inshuro gake maze kwinjiramo singumva umunsi umwe umutambyi avuga ngo mfungure Bibiliya zanyu. Bibiliya zanyu. Okay, ibyo siswe kubyinjiramo cyane. Icyo nashatse kuvuga nicyo yaravuze ati namwe muze. So ibintu tubabwiye, ijambo ry'Imana tubabwiye ahangaha cyase nibyo tuvuze. Niba tukubwiye ko twabaye iminyago, avuga ati reka aba bantu tubitware gutyo. Urumva ubwo mbivugiye yuko hari umubikira umwe icyo gihe yaratubwiye ati muri Bibiliya handitswe neza rwose ngo n'intungane bwira icumuye 7. Umubikira Maseri, ndavuga none se wakwegera Maseri nkamubaza abantu ko nahabuze wahambwiye. Ariko abantu bati amina. Urubisibaso bavandimwe nendo bavuga ngo amina arasoma yamara gusoma ntabwo ari muri kiliziya. Oya hari muri kiliziya, hari muri kiliziya yari umubikira mwakira ijambo ry'Imana ngo turishima Imana. Yari ari masoma, yari ari mu ayigisha nyine, ariko atari mu kiliziya naho twari turi. Avuga ati bavandimwe ibiri tubwira yuko n'intungane bwira icumuye 7. N'abana ko nahabuze wamwegera nkamubaza, ariko bitewe n'ikigero yariho ntabwo namwegereye ngo mubaze. Icyo nashaka kuvuga ni iki, abantu basome, sibyo, abantu basome buze. Pasiteri nakubwira ati handitswe ngo sinazana no gukuraho ibyahanuwe n'amategeko, amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo naje kubikomeza. Isomero yebeke niba ari gukomeza soma nawe. Iyo umuntu akubwiye bati ariko se kubikomeza byanditse hehe, sibyo, urashaka ukahabura. Urumva rero nicyo twashaze ku pasiteri yaravuze ati ngiye nimvuga ibintu hano, sibyo, ndakwemereye genda nawe utuze uvuga ati ibintu pasiteri yavuze ni ukuri. Apana gufata ibintu gutyo buhumye ngo ugende. Niba tuvuga ko twababariwe turi abana b'Imana, sibyo, byiteka kandi none ko Kristo yatunyaze, kandi uwo yatunyaze, sibyo, Kristo yanyaze Satani, twe turi iminyago, sibyo. Niba turi iminyago, ese uwo yatunyaze afite ububasha bwo kongera kudukura mu kiganza cya Kristo nawe akatunyaga. Ese Satani afite ubushobozi bwa nyaga Kristo. Kristo we yaramunyaze, turabibona. Twabisomye muri Bibiliya, Abakolosayi ibice 2:14. Kandi amaze kunyaga abatware. Ese Satani nawe yabasha kunyaga Kristo? Yesu akavuga ngo nta wabamvuvunyura mu kiganza. None ubwoba wuduteza amatwi. Hari wavuze rero nta wabasha kuba kuvuvura. Uwakuvuvura ni wowe ubwawe. Wahikura. Gutize ubwo namunyaga, mbese namwinyirushura ukamwikumbura rwandetse ubwo imbaraga zanjye, sibyo, imbaraga zanjye zirushije ize. Niba Kristo yagufashe wowe ukikuramo ukamucika, sibyo, ubwo imbaraga zawe wowe zirushije ize. Muri bivugo uwo yamaze gufata ni wowe ndivuga ngo ariko nakuvaye nkagera gute, sibyo, kuko abo yafashe baranezerewe, nta nagatima ko kwiyushura karimo. Oya, ahubwo jewe mise numva ikintu gikomeye. Uwamubwiye gutyo Yesu, uzi ko yabibwiye Yesu n'Umwuka Wera ataramuhabwa. Uwo ni Petero. Yego. Uzi ko yabwiye Yesu gutyo
atarahabwa n'umwuka akitwa Simoni. Simoni bisobanura ngo urubingo ruhungabanwa n'umuyaga, ariko umutima nicyo ushaka kugira. burya hari abavuga batazi umurimo w'Imana. yari afite umutima muzima, afite intege ye. Tegereza rero, hari ijambo mu ndege kinyarwanda rivuga ngo nkaswe. Iryo jambo ndarikunda. Niba Petero adafite umwuka, ashobora kuvuga ngo nakuvaho nkajyahe. Nkaswe rero amaze guhabwa umwuka wera, avuga ati munshurike. ufite muri we kuba ikimenyetso cyo gucungurwa kwe no kuba ingwate y'ubugingo buhoraho yasezeranijwe. yavuze ati kumbambaho mugire bwangu, ariko ntimumbambe. umva wa muntu wari waragiye kuroba pastor. none reka asoze none niba Yesu amaze kugufatisha umwuka we umeze nk'ikimenyesho kashe n'amaraso, urabona umfashe kashe nkayikubita kuri uwo mwenda wawe y'umukara, uzamesa ugire gute iyo kashe izagumaho. niba Yesu amaze gufata kashe avuga ngo uyu jye nk'Imana itibeshya, jye nk'Imana itabeshya, mushyizeho kashe ntibeshye yuko ari uwanjye, muhambirije amaraso, nemeje yuko ari uwanjye. ni ukuvuga ngo nta munsi n'umwe icyo gitekerezo kizapfa gihindutse, kuko ni Imana itibeshya. rero niba uvuga rero ko ntawubasha kumuvuvura mu kiganza cye, ni ukuvuga ngo nawe ubwe ntabwo wabasha kwikuraho, kandi atari uko ahubwo nta kundi ko dushije amaboko bigenze dute yarafashe. ahubwo wowe uburyohe yakurogesheje yakurogesheje nibwo butuma wumva, nibwo wakwambara ubusa wageragezwa biruta n'ibya Yobu udashobora. Yesu nejejwe no kuba umunyago we. Yesu yaturekura. Reka ngaruke inyuma gatoya kuri rya jambo wasomaga. aravuga ngo imaze kutubabarira ibicumuro byacu, iduhindurana abazima nawe na Kristo. mbere kutubabarira ibicumuro byacu ntabwo yavuga ngo ndakubabariye, hari ikiguzi yatanze. iki kiguzi cyari gihwanye n'icyo twasabwaga kugira ngo tube abagurano. yego ndakumva. iki kiguzi yatanze, reka mbisubiremo, yatanze cyari ikiguzi gihwanye n'igihano twari dukwiriye kugira ngo tube abagurano ba Kristo. ndumugurano pastor ugafungiye aho ngaho, hari uko utunyaga akagenda akarwana akadukura. yego hari no kuvuga ngo njyewe sasa dore ndatanze, sibyo? yego mpereza abantu banjye. yego icyo cyabaye mbese uko kunyaga kwakozwe mu nzu y'imbohe. ndakumva inshuro ebyiri. twe twari mu nzu y'imbohe kuko twe twari twasizwe n'urubanza. icyari gisigaye rwari urupfu kugira ngo twebwe dukatirwe nyine, kandi ongeraho urupfu rw'umwuka apana rw'umubiri. Imana rero icyo yakoze, ya maboko twari turimo y'umwanzi uturusha imbaraga, uturusha amaboko, byabaye ngombwa ko Imana iza ikavuga ati ikiguzi bananiwe kwiyishyurira, ikiguzi batabashije kwishyura, badashobora kubona uko bakishyura, njyewe ndacyishyure. atuvana mu maboko, aratunyaga. Bibiliya iravuga atuvana mu mwijima w'icura w'indi twari tubohewemo, atuvanamo atujyana mu mucyo w'isanzure. uyu munsi rero turirimba intsinzi, turirimba ko turabera n'abaziranenge, tubikuye ku kiririmba rezita, tubikuye ku Imana yishyuye ku bwacu, turirimba umusaruro y'uwarwaye. yego turirimba
turirimba nuko bivuze abariko bishimangira, turirimba umusaruro wavuye mu mirimo y'amaboko yuriya wakoze kugira ngo tuve muri ya maboko yaturushaga imbaraga twari dufashwe tubohewemo. Uyu munsi aratubwira ngo biriya byabaregaga mwari mwarakatiwe muregwa icyaha cya mbere cyari iki, icya kabiri cyari iki, icya gatatu cyari iki, atuvana Bibiliya avuga ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga arukuzaho kurubamba ku musaraba. Rwari kugira ngo ujye ku musaraba hari wambwe, aravuga ati noneho nduvanyeho, noneho reka njyewe njye ku musaraba. Ariko dutinda ahantu Bibiliya ivuga ngo urwandiko pastor, ariko mukuru urebye urwo rwandiko yabambye, kuko mu buryo bufatika bw'umubiri ntabwo wari kubona, sibyo? Nta rupapuro banditseho ngira ngo wa mugani wa Bill Graham ngo nubwo inyanja yahindukira wino ibyatsi byose bikaba uducumu twabanditse abisose bakandikaho urukundo rw'Imana y'Imana. Nanjye navuga ngo niyo inyanja yahinduka wino, urumva ibyatsi bigahinduka amakaramu, abisose bakandikaho ibyaha byacu na kamere, ntabwo babirangiza. Bivuga ngo ku musaraba iyo biza kuba bigaragara ko ari urwandiko banditseho ntabwo bari kuzabirangiza, ariko urwo rwandiko ni uwo nyine wabambwe ku musaraba. Ubundi urwandiko rw'imihango nuriya wabambwe hariya, kuko birivuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana imuhindura icyaha, ngo niba wabaye urwandiko. Muri bwo rero kumuciraho iteka, kumubamba, Imana yari kuyeho urubanza n'icyaha. Reka mvuge ko urwandiko rw'imihango twinjira avuze ngo tugitindeho gatoya. Urwandiko rw'imihango ubundi icyo rusobanura gitindeho ko hari umuntu ejo wakimba. Urwandiko rw'imihango icyo rusobanura imitima yacu. Nubwo bigaragara abantu mbere icyagaragaraga nuko hagaragaraga ko imitima yacu yaturegaga ibyo twakoze, yamara kuturega ibyo twakoze, noneho ukabara ibuye rikaba riho, ariko bwira ati dore igihano cy'uwatukanye, cy'uwasamanye, cy'uwibye. Noneho iyi mitima yacu yamara gusohora kiriya tukitwa abanyacyaha. Noneho icyo rero nta muntu wabashaga kugira uburenganzira bwo kuba yakwivanaho icyo ari cyo umwanditsi yavuze ngo ntabwo ingwe yabasha kwihindura ibara ry'ubugondo bwayo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Imana icyo yabonye niyo yagombaga gufata ya mitima yacu yaboze ikaduhindurira imitima, kugira ngo tubashe kugera gute kwitwa ko twatanze ikiguzi cya bimwe twasabaga biturega gupfa. Uyu munsi rero iyo tuvuga ngo urwandiko rw'imihango ni imitekerereze cyangwa se ni imyumvire y'imitima yacu, hariya Imana yaje kutuguranira, kuko yacu yari yaratunaniye. Imana itanga ikiguzi gihwanye n'imitima yacu y'abagombaga gupfa, ipfa mu cyimbo cyacu. Rwa rwandiko rwaturegaga irukuzaho kurubamba ku musaraba, habambwa Kristo, ibyaturegaga bikurwaho, duhinduka bera. Murakoze cyane. Pastor avuze ko urwandiko ari imitima, ni ikintu gikomeye. Kuko ndabivuga ngo umutima utagucira urubanza uratinyuka. Urumva ko nibwo yabivugaga ngiye nkagenda numva ese ibintu koko nibyo, uko akwashyira batubwira ngo tujye twuza se, kuko umutima ni urwandiko. N'abarimo kuduteza amatwi n'abaduteza amatwi aka kanya bazi iby'imitima yabo yanditsemo, irabarega, ifite amashimwe. Ikibazo ni ukuvuga ngo umutima wawe urwo rwandiko niwo uzi ikintu cyanditsemo. Twagira ngo uyu munsi rero icyanditsemo niba ari kibi gihanagurwe, urebe ku musaraba gihanagurwe. Ubwo ndashaka gusubiza umuntu wambajije ejo, ndumva wenda naducyaza azakurikirana n'ikiganiro nyuma, avuga ati se Yesu yaratubabariye, niba se
niko yambajije. Uretse n'ibi ngibi nibi nakoze uyu munsi nabyo yarabimbabariye cyangwa mubwire nabyo abimbabarire. Ubwo nicyo kintu bitewe n'igihe amaze sibyo yumva ijambo ry'Imana avuga ati Yesu yaratubabariye ndabyemera rwose ariko se nibi nakoze none se nabyo yarabibabariye. Urumva ikibazo naho ngaho nicyo yambwiraga ariko naramusubije nese muvandi yakubabariye ryari? wavutse yarakubabariye cyangwa yakubabariye ukuze? Nicyo namubajije. Ubwo Yesu yapfaga, ubwo yishyiragaho uru rwandiko pastor amaze kutubwira, wavutse byarabaye cyangwa byabaye nyuma? Ati navutse byarabaye. None ubwo yakubabariye ibi ahubwo rero mubwira agaruke ibyo ukungu niko umaze kubigwiza none aje ku musaraba akubabarira ibyatambutse ariko ubwo ibikurikiyeho uzimenya. Urumva ikibazo icyo ni cy'abantu bagomba kumva ariko Imana kera ko pastor kera we hari ugikizwa meciro kwakirijwe imbere yanjye bavuga kwakira agakiza. Kwakira agakiza ntabwo umuntu yakiraga agakiza inshuro zingahe? Ebyiri ni inshuro imwe. Yakiraga agakiza inshuro zingahe? Abantu ntibanumva n'icyo kintu. Niba uriyo mvugo narayisanze ngo runaka yakiriye agakiza sibyo? Wakira agakiza, wakira bimwe Kristo yagukoreye ku musaraba, waje ugasanga uvukiye mu mwaka w'imbabazi umwe tugunda kuvuga no mu ndirimbo. Noneho ukakira izo mbabazi. Abantu rero twakuze batubwira ko kandi iryo jambo Bernard avuga rirakomeye kuko abakizwa nekeza ko abantu bose bavugira ngo bakiriye agakiza. Kandi icyo wakiriye nicyo baguhereje. Ntabwo mvuga ikibaho kwakira agakiza kibaho. Hasigaye abahongo narakijijwe sibyo? Mumbare ibyo bitandukanye. Ubundi muri terime nziza nyine iyo wakiriye agakiza ubukijijwe, ariko kwakira agakiza ntibigikoreshwa cyane. Ahubwo narakijijwe naretse inzoga n'itabi, naretse gusambana no kwiba sibyo? Ibyo nibyo waretse ngo yaretse kandi ejo bajya mu cyumba akabyatura sibyo? Ntabwo wakijijwe rero ntabwo wakiriye agakiza ahubwo warakijijwe sibyo? Ariko si no gukizwa en vrai sens. Ni ukuvuga ngo niba yakubwiye ko gukizwa rukoreka kurakara sibyo? Kandi ejo mu gitondo ndagira ngo abantu babyuze, ejo mu gitondo twajya mu masengesho uti Imana imbarire kurakara sibyo? None ubwo warakijijwe. Ariko kwakira agakiza pastor yaravuze wakira icyo uhawe. Agakiza ntabwo tugakorera, agakiza ntabwo tukarwanira ngo tukabone, agakiza turakakira. Tukakira kavuye kuri nde sibyo? Nuko Imana yaduhaye package, yaduhaye impano. Mu Gifaransa niwe bivuga neza uwo murongo wa 12 w'igice cya mbere cya Yohana. Urabona mu Kinyarwanda bavuga ngo icyakora abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi. Bakoresha verbe inshinga gutanga. Ariko mu Gifaransa baravuga ngo aho kuvuga ngo abamwemeye bakizera bavuga ngo à tous ceux qui l'ont reçu. Abamwakiriye uva no kwakira. À tous ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Uva ngo nabamwakiriye, abo bakiriye rero muri uko kwakira bari banakiriye n'ubushobozi bubahindura kuba abana b'Imana. Agakiza rero mu kwakira impano. Ubundi impano ko Mana yanjye abantu ariko Imana bababarire sibyo? Abantu bavuze ko agakiza gakorerwa sibyo? Kandi Imana yagatanze nk'impano, igatangira ubu impano ikintu sabwa muvane mu guteza amatwi irakirwa. Wakira impano wakira impano nashatse ukayanga. Iyo agakiza rero ushatse kukagira kugakorera sibyo? Ugakorera ukakabona nyirakarababara. Yego nyirakarababara kuko ntabwo umutima wawe uzigera wishimira impano mu gihe uzi ko sibyo wayimeritaga sibyo? Wari uyikwiriye kandi uzi yuko atababazwa nuko utayakiriye. Ufite ababazwa yenda n'ikintu wowe udashobora kubutekereza ariko wabona. Ashobora kuba ababazwa nuko umusuzugura. Wari uzi ko abantu bavuga abantu bati ngiye ntagiye mu ijuru nkurikije ibintu nakoze ntagiye mu ijuru nashinga urubanza. Wari ubizi?
eka avuga ati njyewe ntajye ese yobu ntumuzi abayobu ngo barahari iyo baravuga ati sinigeze nuko abantu ntahafashe umutwe cyane 31 sinigeze reka mucumbikira abashyitsi ijisho ryangiri nasezeranye n'ijisho ryanjye ko ntazareba umugore uzi ko ari umuntu mu rusengero ubu tuvugana abantu bari mu guhagarara pastor agahagarara akigisha abantu kumera nka Yobu sibyo mucumbikira abashyitsi ijisho ryawe irindi jisho ryawe rigiye kwifuza umugore wese ntamwifuza urumva ikibazo mbese agashaka ko mbese akigisha Yobu nk'umuntu watunganye Imana ikavuga ngo agakiza uragakwiriye ubu mbese nta muntu aho ubugingo none abandi bakishinja yuko basi batarase kuko nzamera nka Yobu ryari ni ryari nzagomba gucumbikira abashyitsi ni ryari umutima wanjye utaragera icyo ndega ikibi ngo kuva nkiriho sinzikuraho kuba inyangamugayo kugira ngo ubone ubugingo 0 yego nakubwiye ngo 0 kandi 0 nuko 0 ebyiri nta zitabara nagashyizeho ebyiri kandi 0 ebyiri ntacyo zibara nagashyizeho ebyiri kandi inyuma Yobu y'ibyo yavugaga Imana ishimwe yagezeho abona Imana iramwihishurira aravuga ati najyaga mwumva sinarakubona arihana Yobu yarihana bya bindi byo yarataga ko ari byiza kugira ngo nsoza ko topic yo narimo kuvuga amaze kubona imbaraga z'Imana bavandimwe agakiza barakakira ntabwo agakiza gakorerwa agakiza barakakira agakiza ninde ni Kristo niyo mpano twahawe impano kandi yakorewe ngo itunganye niba ukijijwe sibyo niba wiyita umurokore kandi bivuga gutya iyo vuze abarokore rero ngo abadive baba bavuyemo ngo abahehe ngo ngo yesi ndi umurokore ibyo twarabivuze abantu bajye kuri YouTube barebe bandikemo inzira yo kwera barebe ikiganiro kivuga ngo umurokore ni iki gukizwa ni iki so ubwo reka mbireke ariko uvuga ko atari umurokore wowe afite ikibazo sibyo kuko iyo tuvuga kurokoka tuba tuvuga kwakira iyo mpano y'agakiza niba uvuga ko ukijijwe ukaba ukijijwe bikaba atari impano ukaba warakiriye Kristo nk'Imana ukaba uvuga ko ukijijwe ariko agakiza ufite ukaba wumva atari impano sibyo ntabwo wakijijwe ubona kamubwire ntabwo wakijijwe sibyo uza ahangaha uzazana ku cyumweru sibyo tuzagusanga ahangaha tumwatuze sibyo ni ukuvuga ngo niba uvuga ko ukijijwe ukaba uzi ko agakiza ufite atari impano sibyo atari impano ukaba ubona hari ibintu wowe uvuga uti wiwiwi ngiye mu ijuru nkurikije ABCD ubugingo buhoraho ndabufite ariko nanone aho bihita bicarengingana ntushobora kwemera ko ubufite kuko igihe cyose uzasanga utuzuye ngenda bibabwiye kuko ubuzima twabunyuzemo igihe cyose niba agakiza ufite atari impano uzasanga utuzuye uzasanga udakwiriye n'iryo juru bavuga utazarijyamo niyo mpamvu uzahorana umutima ki uhagaze kubera iki uwakunyaze ntabwo uri umunyago cyangwa se uri umunyago ariko wabwiwe nabi wakunyaze satani yagaruka kongera akamukunyaga nanone Bernard binababwiye abibabwiye bishingiye ku ijambo n'ubwo atabibabwiye ariko ari no wa mbere 3 haravuga ngo ibya Mose iyo bisomwa wa kabiri 3 ibya Mose iyo bisomwa iyo nyegamo ihora ku mitima yabo niba kamenye ko byakuweho na Kristo rero wikwirebera mu mirimo yawe ko ariyo iguhesha agakiza ahubwo reba imirimo y'Imana wakiriye tuvuga ngo wakiriye ibyo uhabwa ntabwo ari ibyo wakoreye ofete niba nkunganira neza ibanzurangize wakiriye ibyo uhabwa ntabwo ari ibyo wakoreye ibuhabwa rero iyo bavuga kwakira ni Kristo wakiriye uvuye mu mategeko yo kwa Mose barakoraga kugira ngo hagire icyo bahinduka cyo ariko uyu munsi ntabwo dukora kugira ngo tuhinduke abakirisitu ahubwo twakira impano y'Imana ari Kristo tugakizwa rero nicyo Bernard yavugaga uze gusoma neza icyo gice ariko no bakabiri igice cya 3
urabona neza ukuntu iyo umanitse ibiganza ukavana kuri ya nyegamo yo kwa Mose ari bwikizwa ukabona Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo akubwiye ngo itara ryawe rero agakiza kagaturuka mu mirimo yawe, ni ukuvuga ngo ntabwo ukijijwe, ongera usubire ku isoko. Reka nshakora ngo kwa kantu uvuze ko kumanika ibiganza umuntu atagira ngo ati iyo umuntu akijijwe amanika ibiganza. Kumanika ibiganza ni ukwemera, sibyo? Iyo abantu kuko twavuga kunyaga, sibyo? Iyo umuntu ari kumanika ibiganza no gutsindwa, ni sinye yo gutsindwa, kandi ni sinye yo kubwira umuntu ntago ari ibiganza by'amaboko, by'umutima. Abantu batisubiga mu mwuka ibiganza bigira, umutima ugira ibiganza, ababyumvise ni gutsindwa mu mutima, kuko rero umutima wawe ntahareba. Ndavuga umuntu uko mbona je nuko abantu iyo ni systeme internationale, sivyo? Naribonye n'ahantu hakurya ahangaha abantu nibagize gutya, cyakora uko ibiganza hari utabimanika ufite n'intwaro, umanika agatambaro k'umweru, buryo uvuze ko umanitse ibiganza, sivyo? Mbavuze ngo ndakwihaye, ndakwiyeguriye, sivyo? Mu mutima wanjye nemejwe n'umutima ko mbaye wawe. Urumva? Abo rero niho Gadi yavuga ati abo rero baje bivuyeho bavuze ngo ubu ndimutse. Urumva abantu rero baje kuri Yesu batamanitse ibiganza. Urumva ikibazo? Singiye kubeshya deme ou après deme, mvuze mu ndimi, sibyo? None cyangwa ejo uwo nguwo n'ubundi azagenda kuko ntafashwe. Aho kantu gacaho umurongo. Abantu baje kuri Yesu batamanitse ibiganza, bativuyeho, batabonye ko ntacyo bakora, n'indi mvugo batarahamanya n'imitima yabo yuko ari abanyabyaha rw'imbi cyangwa badafite, hari umukozi Imana wakunda kuvuga ngo bataritakariza icyizere. Wakoze cyane, nanjye nkunda kubivuga. Kugira ngo wizere Kristo nuko witakariza icyizere. Nuko witakariza icyizere niho ubasha kumwizera. Hari abantu rero batamanitse ibiganza, hari abamanitse kimwe, sibyo? Bamanika kimwe, ikindi gifashe gifashe ubuntu bwanjye, gifashe neza yanjye, gifashe uburyo iwacu tutajya tugira umujinya. Urumva gifashe ibintu bibise, gifashe ibintu byiza. Ngiye mfashe imfubyi, umbe yamanitse kimwe ariko yafashe no gufasha imfubyi. Mbese nzafasha imfubyi na Yesu ancungure, hanyuma nta bwenge njye mu ijuru, nta bwenge mu gatabo k'umugenzi. Yaravuze ati ngewe nzakora, Imana izakora 98, yego, nanjye nshyireho kabiri, hanyuma bihita bihinduka 100%. Yamanitse kimwe, burya nta bwenge yari yamanitse ikiganza kimwe. Icyo pastor yaravuze, yavuze ati mumanitse ibiganza. Kumanika ibiganza ni iki? Bivuga ngo nemejwe n'umutima wanjye yuko I can't, sinshobora kubona iki ubugingo buhoraho, sinshobora kugira icyo nkora. So iyo yaramanitse ibiganza, sibyo? Kwa kundi buriya mu rusengero pastor wenda agiye yihanisha abantu, iyo ubwiye abantu uti ninde waza kwihana, umuntu akazamura ikiganza, muri kire kiganza mubonye aba ari ikiganza cy'umutima. Niba ari byo kuko aba ari kuvuga ngo ngewe niba yabyumvise, iyo azamuye ikiganza, buryo umutima buzamuye ibiganza bibiri, iyo ahagurutse, sibyo? Aza abavuga ngo Satani, sibyo? Mbonye neza yuko ubwami bwawe ndabusezereye. Uwo rero yaje kwa Kristo, sibyo? Iyo yakiriye Kristo, iyo yakiriye ya mpano, aza agaciro kayo ko atabasha kuyikorera ngo ayibone. Uwo rero kumbwira ngo azava mu biganza bya Yesu, uretse ko atazaninyushura. Reka nkubwire, ntago abantu Yesu afashe, abantu bumve ko abafashe yarabaziritse ku buryo abaye arikuye gate, uretse ko atanarekura bamucika. Ntaho bazajya kuko baje bamanitse. Aho nsubiza abantu bajya bavuga ngo runaka ngo twarasenganaga, ngo none ngo yaraguye, sibyo? Ngo yaraguye, ngo yarongera umupagani, bushize twarabivuze. Reka abantu Yesu afashe, abantu bari mu kiganza cye, yes, abantu bari mu kiganza cye ntabwo barimo bamwinyushura ngo basubire mu kwa Satani, kuko baje bamanitse iki? Ibiganza. Kandi nawe ujyamo ngo yongera avemo. Rimwe ikibazo abantu bagira
nuko iteka iyo uzi ko wishyizemo no kwikuramo wakwikuramo. yego ariko iyo washyizwemo uwagushyizemo nuguha n'uburenganzira bwo kukuvana, nubaha kuba muri Kristo Yesu, nubaha uburenganzira bwo kuvamo. rero ntabwo Yesu yigeze aza ngo akore umurimo w'imburamumaro ku buryo agufata kongera akakurekura akakujugunya. oya ako kantu niba wavuyemo urukundo warishyizemo ubishyizemo. ariko abantu bari mu biganza bya Yesu rero n'imitima yabo bazi kutuganira barwana. genda komeza kuri ikintu Bernard yavuze cyo kumanika amaboko. uyu mwanya nicyo nshaka gukomoza. uyu mwanya ni ukuvuga ngo iyo ugeze ku rwego rwo gukora ukabona urananiwe, utageze ku ntego wagombaga kugeraho, ukabona haje umuntu ugukorera gusohoza wa murimo wakunaniye, icyo gihe umanika ibiganza kuko ukorewe icyo wari wananiwe. yego uyu munsi rero mu kurambura ibiganza ndatanga urugero n'abantu b'abasirikare n'abatabayeho bajya babibona. umusirikare w'urugamba iyo yatsinzwe amanika, ashyira hasi intwaro kuko yananiwe, ikimenyetso cyo kugaragara ko yatsinzwe, akayishyira hariya. ubwo ni ukubwira mugenzi uri hariya ati ngwino uyitwarire ariko njyewe mbabarira undeke. Gari ushaka gukomeza ku kantu ko kumarika amaboko, ibintu bibayeho kutwigisha ndetse kubibona pasiteri barabizi. nimwumva avuga ibintu byo kumarika amaboko kugeze kuba muri ya korari Imirasire komeza hanyuma ni ukuvuga ngo iyo mugenzi wawe ari muhanganye, iyo ari hariya muhanganye, hari umunyamakuru ukabona ko yakurushije imbaraga, niba udashaka gupfa, intwaro yijugunya hariya, umanika ibiganza, umwereka uti njyewe nananiwe. icyo gihe cyakora rero ntabwo nawe akikurashe, araza akagufata. iyo gufashe rero n'ubwo wawuda y'icyo ukora, ariko uzi ko anagutwaye agufata neza sha, nuko arakugaburira akakubikwiye bakoreke yuko ufite nawe bitaza kunshika. icyo nashaka kuvuga, abantu ntibakabona duhagaze ahangaha twatsate Satani ngo wagere ngo ntiyigeze kutuyobora cyangwa ntitwanabanye nabo. ikintu mvuga ndashaka kugihuza. uzi ko iyo wamanitse amaboko, ndirinda kuvuga ahantu ariko abahumva barahumva, iyo wamanitse amaboko wa wundi wihaye, sibyo, nyuma yo kukwigisha, kuko mperutse kubibona ahantu hamwe, nyuma yo kukwigisha kuko wamanitse amaboko n'umutima wawe, kuvuga uti no niyeguriye uriya muntu, yego, uzi ko uhindukira inyuma ukajya kurwanya wari ugufite, uramukurikira. ukinavuga sibyo, nubango ngewe hano amahirwe turi batatu, ndi kumwe na Gadi, sibyo, umbabarire mutanzeho urugero ntacyo mukize muri kote negative, ndi kumwe na Gadi, sibyo, hanyuma nemeye kwiyegurira Venuste, sibyo. Venuste rero na Gadi bari kuko iyo twita umwanzi tuvuga Satani. noneho kuba Venuste anyaze, sibyo, anyaze Gadi nkaba umunyago we, nyuma y'igihe gito, reka mbivuge gutyo, nako kuva uwo munsi ndahita mpinduka umwanzi wa Gadi, kandi niwe twari turi kumwe. ibintu mvuga ndabivuga, abakuru barimo barabyumva. hanyuma none cyangwa ejo, sibyo, n'uwo munsi ndahita ntangira gufatanya na Venuste, sibyo, kujya kunyaga ibyo Gadi afite, sibyo. nuvuga ngo nari kumwe na mukuru wanjye, sibyo, turi hariya, ngewe rero nimba manitse amaboko nkaza kwa Venuste, ndatangira na Venuste kujya kunyaga mukuru wanjye wasigaye hariya kwa Gadi. kubera iki? kuko umutima wanjye, nakunze kuvuga umutima, nimba naje umutima utamanitse amaboko, kandi mu duteze amatwi turimo turababwira ibintu bifatika, ariko mubijyane mu mwuka, mubijyane mu mwuka, sibyo, amaboko uzatoka, mubijyane mu mwuka, sibyo, muhuze n'ibyo tuvuga ukuri kwabyo, mubijyane no mu mwuka, n'urugero ruhuye. ni ukuvuga ngo rero ngewe kuko namaze kwemezwa neza,
sibyo ejo urambona mpanganye nande na Gadi nanjye niza kuguhangana nawe nzaza avuga ngo n'umwanzi kandi avuga ngo ngiye kuguhangana n'umugambanyi ubu rero twabaye abagambanyi ba Satani reka nkubwize ukuri sibyo yego Satani iyo tuvuga ibye cyangwa dushaka no kumunyaga abo yagize imbata nta miyaga cyane nta miyaga abavugutse ngo reka ngo tumuvuge gakeya sibyo ngo none nta wasanga sibyo umwami twabaye iminyago ye afite imbaraga amen ku buryo dukubita Satani sibyo cyatumunyaga cyaturi ku ntambara yo kumunyaga nta miyaga dushyiramo ntabwo tubabarira ntabwo uvuga ariko nawe wahozeyo ariko nawe ngo ugiye kubwira ngo abantu bari kwa Satani ngo batarizera ngo bari mu busambanyi mu bujura babaye imbata sibyo ngo bwo wahoze kuba bikoraga guteze sibyo narabikora ariko sibo ngiriye narindi mu butware bwe sibo ngiriye ntabwo njya kumugabaho igitero ngo ngende banga ariko umuntu ngo twabanye neza reka n'ubundi abo twabanye abo twari duteranaga abo waduteze amatwi kugira ngo babyumve neza arakaririmbo bajyaga baririmba turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata nuvuga ngo nitujya kubohoza rero sibyo ikintu cya mbere navuze kugira ngo ube hahandi nuko wamanitse amaboko nuko wivuyeho nuko wemeye ntabwo rero wa muntu wamaze kuza ari usigara acungishwa ijisho ujya kuko twabaye convinced twamaze yigishijwe twamaze mbere yo kuza nuko yabanje gutsindwa urumva rero twikomereje mu buryo bw'umwuka ariko ingero twabahaye zo nizo pastor yatubera umugabo uyu muntu aje ako no mu Rwanda turabizi sibyo iyo umuntu aje mwarwanaga akaza yamanitse amaboko y'umutima so ahita bihinduka mugenzi wawe urumva nguko uko rero natwe abantu babyumve tumaze kuva mu maboko y'Umwana tumaze kuba umunyago wa Kristo twabaye abo mu rugo rwe sibyo fatanya nawe hano mu bakorosayo bakomeje bavuga ngo bamana y'Imana babirya ko twabaye n'imbata ariko ubwo buhake bwe buratunyuza abantu bazacaka indirimbo y'199 ntabwo nzijwi ryayo ariko ifite amagambo meza cyane sibyo hari igitero cyayo nakunze indirimbo y'199 reka tuyirebe ariko ntabwo nyizi umuntu uzadufasha mu nshake tuzamuha umwanya ayituririmbire 199 mu gushimisha ibyo igitero cya gatatu kiravuga ngo Yesu yaducunguje amaraso ye y'igiciro cyinshi turimbataze amen turimbataze abantu bajye babyumva kwemera kuba imbata ubivuga uti ndi imbata ya runaka nuko uwo muntu aragufite n'ubuhake bwe burakunyuze amen amukantu n'ubuhake bwe burakunyuze ntunganire n'icyanditswe cyo muri Bibiliya abasoma ngira ngo barabizi muri wa mwaka wa karindwi wo kubohora imbohe muri Isirayeli umuntu wabaga afite imbata muri Isirayeli cyane cyane y'umuyuda yemererwaga kumukorera imyaka 7 ku mwaka wa 7 uwa shebuja yagombaga kumubohora mu mwaka kubohoka ariko Bibiliya ikavuga ngo iyo mbata yabaga yarabanye neza na shebuja ngo shebuja yayifashe neza ngo yashobora kumubwira ngo sasa uyu mwaka wanjye wo kuba free kandi urasabwa kumpa ibintu byose bizamfasha kujya gutangira ubuzima hariya hanze ariko nisemu kukubera imbata iteka nta gahato nicyo twabaye rero nta gahato nisemu kukubera imbata shebuja icyo yakoraga iki ngo yamutwaraga ku ihema ry'ibonaniro mbere y'umutambyi bakamupfumura ugutwi bivuga ngo ubuzima nangiye ni ubuzima bwo kugenda nkumvira muri byose itegeko ryawe niryo rigiye kuba ibikorwa byanjye ibitekerezo byanjye niho rero usomye muri Zaburi
ya 40 usanga hari amagambo umwanditsi w'Abaheburayo yasubiyemo avuga ngo mu gitabo cy'ibyanditswe ngo wanyiteguriye umubiri umuzingo niko byanditswe ku byanjye. Muri Zaburi ho ntabwo bavuga ngo wanyiteguriye umubiri, bavuga ngo wapfumuye ugutwi. Mugende mwasomereze ngo wapfumuye ugutwi, ngo niko byanditswe ku muzingo ku bwanjye, ngo dore ndaje gukora ibyo ushaka. Iyo mbata rero bayipfumuraga mu gutwi, yari imvugo yayivuga ngo nemeye gukora ibyo ushaka, apana ibyo ushaka, nanjye mfite ubushake, nanjye ndi umuntu ufite ubushake, mfite amahitamo, ariko ubushake bwawe nibwo ngiye kuberaho. Ni ukuvuga iyo twamanitse amaboko rero, iyo twamanitse amaboko mu mwami tubitewe n'ineza twamubonyeho, bikaba bitwereka yuko twebwe ubwacu tutabashije kugera ku bwiza bw'Imana, ariko we akaba yarahatugereye. Kumanika amaboko rero biba bivuga ngo turakwihaye, noneho ibyo ushaka aba ari byo bizakorwa. Urumva rero ikimusunitse icya mbere ni umutima watsinzwe, ni umutima w'urukundo n'ineza y'Imana werekeye mu murimo Yesu yakoze. Urumva rero nta kindi wakora uretse kumwiha uwo muntu. Ni ukuvuga ngo imbata ntabwo ikora ibyo ishaka, imbata ikora ibyo shebuja ashaka. Mwindi mvugo icyo twezwa rero nunda yaje kuvuga ngo duse kuri yaje ukunda ngo twemerere Imana ivugurure ibitekerezo byacu. Abaroma 12 umurongo wa 2. Urabona ikibazo dufite, nuze kuvuga ijambo ariko abantu ntibanyumve, bakagira ngo ndimo gufata umuntu nkamukura mu ruhare rwe. Iyo ndimo kuvuga ngo icyampa tukaba amarobo, kuko robo ikora ubushake bwa shebuja. Icyo telecommande ivuze. Nicyo telecommande ivuze. Sasa urabona niba tukivuga ngo reka nanjye mfite ubushake, noneho nkabona ubushake bw'Imana hariya ngahitamo gukora nanjye ibyo nshaka, ofete ndi umwana yego, ariko sindabimbata. Ngomba kugera ahantu mvuga ngo ugutwi kwanjye kwarapfumuwe imbere yo kumva no gukora ibyo umwami ashaka gusa. Muri ngo ubushake bwanjye bwaricanze n'ubushake bw'Imana bwabaye ikintu kimwe ku buryo nta bwanjye nyigira. Wakoze cyane. Ntekereza ko abantu bushize twabimye umwanya ariko basoma rino jambo sibyo, hanyuma ba bantu ntabwo twabimye umwanya ahubwo baradushiranye. hanyuma hariho abantu nabo biminyago sibyo, bashobora no kuduha ubuhamya. Ese ujya wumva urwana winyushura? Wasanga wenda twe tuvuga gutyo, ariko aho duteze amatwi bemera ko ari iminyago ya Kristo, ubwo buhake burakunyuze cyangwa wumva arebye hirya wamucika. Mu Baroma 2:10 wa murongo, ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe. Yego, abiki gihe babayeho nabi. Abiki gihe ntibabayeho nabi. Abantu bavuga ngo ubuntu bw'Imana ngo butera abantu ngo gukora ibyaha. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe. Yego, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu bibe bihindutse rwose. Hari ushaka kukubita n'akaro kavuga ati aka kintu kiravugururwa. Yego, ukaba wanasaba Imana vugurura uri umwana w'Imana. Yego, sibyo, ariko hano bivuga ngo ibitekerezo bivugururwe, sibyo, bivugururwe. Kandi kuri uvuga ngo bivugururwe ntakoresha niba hari icyifuzo gike. Urabona kariya gateleviziyo, kariya gatara kaka kuri ya televiziyo, ahubwo kameramani wagatunze ho kidogo hari wagatunze abantu bakabura, ntabwo yagerayo hari, ntabwo yageraho. Urabona ko nakatsa buriya kariya gategereje sinyari ya telecommande. Ndabeshe nari uburyo wakabona. Urabona kariya uwayikoze yayikoze ashiraho aka kantu kugira ngo yifashije telecommande nakanda hariya akeneye kureba TV1. Abari kuri radio baze kujya kuri YouTube baraza kugasangaho. Urumva nakanda
kuri telekomande agashaka kuvuga ngo ndashaka kureba TV1 nakanda hariya iyi nta kindi izi yaza kukuzanira TV1 iraza guhita ihuza na ka gatatu ntabwo iri bukuzanire France 24 irakuzanira icyifuzo cy'umutima wawe ni ukuvugururwa mu bitekerezo no guhindurwa imitekerereze ku buryo mera nk'iyi TV hahandi data akanda bamunya ashaka ko ujya ukora iki ujya Ninewe ntajya Ninewe apana kujya Tarushishi Imana ikingira kujya Ninewe nkumva yuko ngomba kujya Tarushishi ndafite ikibazo gacyari wa muntu ufite amahitamo utarabimbata. Okay, urakoze cyane. Ubahaye abantu umurongo bakaduhamagara 07 yego 83 70 rimwe inshuro eshatu 0788 70 83 0788 rimwe inshuro eshatu rimwe hari wahise ahamagara ashobora kuba yarayize. Allo yakubye ariko icyo twavugaga muri yamenya ko cyeko sibyo erega ariko manaka ku cyuri urugero rwo gukomeza kuza pastor yabivuzeho niyo umuntu yamanitse amaboko uwe yabereye umunyago ajya muri periode yo kumuvugurura njye barongera banza maherezo. Allo mwaramutse neza numvise icyigisho cyanyu ninde w'amahoro Jean Damascene. Yego Jean Damascene. Numvise icyifuzo cyanyu numva ni cyiza. Icyifuzo icyigisho yego noneho njye nari mfite icyifuzo ngira ngo mbabaze umuntu mbega ko muri kwigisha ko agakiza ari impano y'umuntu. Ni impano ni impano umuntu ahabwa ni impano umuntu ahabwa. Yego none nk'umuntu mbega urabona abantu b'iki gihe bavuga ngo umuntu gukizwa ngo bisaba kuba yaranyuze mu idini rimwe umuntu atararinyuzemo ashobora mbega warakometse abantu bavukaga kera ugasanga umuntu wenda yavutse muri Gatolika cyangwa iki nta dini ritanga agakiza. nanjye rero nashaka kubaza ni ukuvuga ngo umuntu utagira uvuga yibere nk'aho akisengera nta kibazo nawe iyo mpano arayihabwa. Kwizera kuzanwa no kumva sibyo aka kanya aho uri mu rugo iwawe twakubwiye impano y'agakiza y'urukundo rw'Imana twanahasomye ahatubwira yuko kubw'urukundo rwayo twabaye abana b'Imana ihanagura Kristo ubwo ari ku musaraba aharanagura atanga inyishyu atanga icyo twasabwaga kubw'ububi bwacu aduha agakiza. Kwizera ibyo ni ukuyamanika twavuze kumanika amaboko y'umutima ariko hanyuma iyo umaze kuyamanika genda komeza kubivuga kandi wa wundi yamanikiye ububaye uwe n'umutima wawe wose si ukuwe ko gufashe urumva burya bitandukanye no kuba umuntu agusanze ahantu mu gihe uragahita agufata icyo gihe ubufashwe mpiri ariko ntumanitse amaboko utandukanye gufatwa mpiri bakagufata amatekwa nibyo no kumanika amaboko burya abo bantu babiri baratandukanye. Njye sinabaye umusirikare ariko maze iminsi nkurikirana amakuru y'intambara ubanza ariyo mpamvu ndimwe ibyo bintu ariko njye nkura n'icyigisho iyo akujyanye rero ajya kuvugurura imitekerereze. Haleluya hari abaherutse kuvugururwa vanga mperutse kubona kuri televiziyo aragutwara kuvugurura kubera iki waje umanitse amaboko nubwo umanitse amaboko ariko uracyafite imitekerereze yo hirya agomba kukuvugurura ariko uriwe ntabwo umuntu avugurura imitekerereze y'abatamanitse amaboko abantu babyumve uramutse uje utamanitse amaboko njyewe ntajya kukuvugurura imitekerereze naba ngosorera mu rucaca uko niko abantu baza mu rusengero akaza atamanitse amaboko ngo yizere Kristo nushaka ufata amahugurwa y'iminsi 15 ntabwo uzavugurura imitekerereze ye sibyo azakomera kuko yaje ibyo yigishijwe mu rusengero ko yaje
ku mutima we avuga ati yaje afite ibye atarasiga, yaje afite ibye atatsinzwe. none ageze mu rusengero rw'abigisha avuga ati ndi mu rusengero reka nkore iwawe kuko byemewe n'urusengero. Utangiye kuvugurura imitekerereze ye ariko yaje adatsinzwe. Urimo uragusorera mu rucaca ejo uzasanga yasubiye ku mwanzi. Niyo tuvuga rero ngo harabajya indibo twaririmbaga kera ngo sinzasubira mu isi narayizinutswe. Niba rero yaje amanitse amaboko araza noneho imitekerereze ihinduke, aho rero niho uzasanga abantu bicaye mu rusengero guhindura imitekerereze byaranze. kubera iki ntiyigeze azamanitse amaboko yivuyeho ngo azasange Kristo yivuyeho, ahubwo yakurikiza bikurikiza kubera ko ari mu rusengero, abikurikiza ko ari mu rusengero. Aziga imyaka 50 ishire ntazigera avugurura imitekerereze, ariko niba aje yamanitse amaboko aravugurura imitekerereze, ejo ajye kurwanya uwo yita umwanzi kandi aho yabaga wundi yitaga shebuja, hawe yitaga shebuja ahita ajya kumurwanya kuko yamaze kuvugurura imitekerereze. Rwose muvandimwe, kwakira agakiza si mu rusengero, niwe bavuga ngo yabivuyemo kuko yabyishyizemo. Kwakira agakiza ni ukwakira impano y'imbabazi Imana yaguhereye muri Kristo Yesu kubw'umusaraba wari umaze gukuraho ububi bwawe, ubwishyuriye ikiguzi gikwiriye. Ukuri Imana ibaho umugisha rwose, ibaha imbaraga kuko kiganiro cyane nkunda kugikurikira cyane. Ni ukuri ukirarikire n'abandi hubwo. Ni ukuri ni cyiza ngenda gikunda kuko ngiye impamvu ndikubahije. Yewe ndi umuntu wakuriye iwacu nasanze ari abagatolika. Bivamo nzakujya gusenga muri ADPR. Ariko noneho nasenga muri ADPR ntabwo nigeze mbatizwamo. Nkabona ibintu abantu basenga, nkabona mu rusengero nkareba navamo twakubita n'umuntu hanze wari umukristo nzi ngo ni umukristo wandushaga wenda ariwe nari mfite nk'urugero, nkabona arakora ibirenze ibyo nkora. Ngeze ndavuga nti ibi ntabyo. Ubwo bwose abo bakristo ndabona nta kintu kirimo, ndavuga reka mbivemo. Ubu nicaye mu rugo ndasenga, agiye mfata umwanya ngasenga rwose, ngasaba Imana imbabazi kuko mbona nta muntu utari umunyabyaha, akavuga nti ndi umunyabyaha nkemera ibyaha byawe. Ariko noneho nubwo uri umunyabyaha kubw'iyo kamere yawe ubona, uri n'umukiranutsi, uri n'uwera kubw'icyo Kristo yakoze ku musaraba. Icyo turacyumvikanaho. Kristo yaragiye ku musaraba ku bwawe ukaba utari uwera kubw'icyo yakoze. So urumva ngo nk'ubu iyo uvuga uti ngewe maze ukwezi nta cyaha mfite, maze ukwezi mbona ibintu byose ari amena, Bibiliya tuvuga ngo aboyise Imana inyabinyoma. Ku bwa Kristo uhere none watura ko uri umukiranutsi, uri umwana w'Imana, ufite ubugingo buhoraho bw'iki wabera. Uri uwera rero kuko icyo Kristo yakoze. Ntabwo uri uwera kuko uyu munsi wahashye mu rugo wanakoze ibintu byiza nta n'umuturanyi watutse. Uri uwera kubw'icyo Kristo yakoze. Uri umunyago we. Uri umwana w'Imana. Nakoze cyane kandi mugiye umunsi mwiza, Imana igibaho imbaraga rwose. Yego rwose. Nawe iyo wandikiye message uti wagiye kuri 93 igice kimwe Fine FM saa 10:10 uzagufashije kurwanya umwanzi. Twe twakwisabira icyo ngicyo gusa. Tubwira abantu ko bajya no kuri YouTube, iminota turacyayifite, bashobora kujya kuri YouTube bakumva kino kiganiro. Aha rero bajya bavuga ko subscribe sinshaka aba viewers cyane, ariko iyo tugishyizeho uhita ukibona. Nicyo kintu niko kamaro nabonye. Iyo tugishyizeho ugakanda subscribe ubasha guhita ubona cya kiganiro mu gihe tukimara kugishyira kuri radio. Ariko ikintu nshimiye n'ukuri, sinzi topic uyu munsi gada ari mu kiganiro, ariko kuba umunyago, kuyamanika, umva umunyago muri make uvuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Nawe uruhare twabigizemwo, urukundo rw'Imana, Imana ubwayo niyo yaje irambura ibiganza ngo icaramo. Ndumva ngira nk'iminota nka 30. Ubu rero twinjiye mu gushaka kw'Imana. Nawe niba
wemeranywa ko winjiye mu gushaka kw'Imana, manika ibiganza ngahuzo Imana ikuyoborere, ngahuzo ivugurure za ntekerezo zawe kugira ngo izerekeze mu cyerekezo ishaka, uhinduke nka telekomande gade yavugaga kugira ngo abari gukoresha uhindure kamanda. Dore ka nkwereka maze iminsi nkurikirana amakuru y'ibibera hanze ahangaha, ariko mbona ka story kamfashije mu buryo bw'umwuka. Bahamagaye. Allo, iminota ni yawe kane kuyirya bose. Allo, waramutse neza. Muraho ninde? nitwa Sabato. Yego Sabato. Kiruhuko. Kuruhutse. Ndaruhutse. Bakwise neza hakomeza. Kayiberukana kera. Nanjye rero nakurikira ikiganiro cyane ko nkunda no kubikurikira iyo ndanga i Kigali. Hari ntekereza nanjye mu itangira ryanjye. Ngize icyo nshatse kuvuga. Nibutse nimanika amaboko ubwo wari ufite umanika amaboko. Namanitse amaboko ariko numva mfite ubwoba, ndavuga nti abonye bita ngo ni sarenda nibyo. ndavuga nti ko numvaga ari ibintu nyine umuntu akwiriye kurwanira paka agashyiramo ishyaka n'umutate, kandi nkaba mbimazemo igihe ndi umusirikare uri ku rugamba ndwanira bino bintu. Nyine nkaba numvise irindi tegeko rimbwira ngo manika ibyo urwanira ntabwo birwanirwa. Ndamanika ariko manika mfite ubwoba, numva mvuga ngo bishobora kuba ari indi nzira yindi itari yo nangiye. Ariko nyuma y'igihe gitoya natangiye kuvugururwa. Amen. Nangira kumva noneho rwose uzi ko burya bya bintu burya ari bya yabyo. Ikimenyetso rero cyatumye nkomeza kubiryoshera cyane nuko natangiye kugira amahoro atagira ikintu na kimwe ashingiyeho. Amen. Nkajya numva muri njye ntangiye kugira umunezero, utagize ikintu runaka cyambayeho kidasanzwe. Noneho n'abandi bavuga ngo ubuntu butera ibyaha. Imbogamizi nabyo numvaga ntabwo babahiriza batamanitse umugani wayo. Ntabwo baba bamanitse. Kuko ndabizi neza ko ahubwo natangiye kwakira imbaraga zo kujya najya kujya nanisha bya bindi byanishaga ahubwo. Kubera kuvugururwa. Iyi topic nzayigarukaho. Numva nangiye ubundi buzima noneho bw'amahoro, numva muri njyewe cyabaye kidasanzwe muri njye. Sabato rwose urakoze cyane, iminota irimo iraturangiranye. Ariko nimero yawe nayibonye, ubuhamya urakomeza ubuduhe n'ubutaha wabukomerezaho. Murakoze cyane. Ariko twifuzaga kumva umuntu wayamanitse nkatwe, akayamanika, yamara kuyamanika akiyegurira uwo yarwanyaga, sibyo? Urumva, hanyuma akavugururwa akagaruka ari mushya, sibyo? Imana ishimwe cyane. Ikiganiro nakagaruka rero, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abagikurikiyeho igice twababwira kujya kuri YouTube bakajya bakandika inzira yo kwera,
baraza kubona ikiganiro cyose isigaye rero ubuntu bw'Imana ko turi iminyago bubane namwe ngewe ubutaha nzayikomerezaho kuko hari ahantu usigaje handya sibyo uburyo duhindukira ejo noneho uwari bosi sibyo tukajya kumurwanya sangwa ni ku cyumweru rero tuzavuguruwe ntibamurwanya ubane namwe shalom 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 bye bye